twatangiye. Compleți că tu e bine.
kugira yatubohoye. Ikindi nagira gushimire abasaseridoti baturinze. Imana ibamugisha kandi nshima n'abandi bihaye Imana mu nzego zinyuranye kugira ngo mbasabire mu gihe cy'Imana. Ndongera gushima namwe mwese muteranire hano uko mungana n'uko mwakunda mukaba mwahundiraga n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo turi kumwe haba mu byiza haba no mu bibazo, usibye ibyo bibazo kandi ndifuza ko tuzafatanya byiza, ariko ibibazo biramutse bije ubwo nyine tubikora. Ikindi nakongera kubabwira ni akantu gato. Murabizi yuko iyo waragiye inka, iyo nyirayaje urayimusubiza ukamubwira ati databuja. Rero nanjye ndamumuhaye kuko yajyaye ndamumusubije. Ariko rero tugomba kumenya ngo hano ntabwo ari iwacu, nuko tubakunda cyane ariko ntabwo ari iwacu. Ikindi nongera kubabwira ni uko twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga, akadushishikariza urukundo, namwe mwaba yari yarabibabwiye. None nagira ngo kubera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakristo twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi. Nanjye ubwanjye nihereyeho, niba harimo nagiriye ikosa ampa imbabazi. Ntangiye kuri uyu munsi kandi twese dukorane urwo rugendo. Nkongera kubabwira ngo Imana ibamugisha mwese. Ndabireba ko mwaje muje kudushyigikira, ari abaduteye inkunga mu isengesho, ari abadahitiro, mwese n'abaduteye inkunga morali, spirituwe, ni byinshi sinashobora kubisobanura, ariko ndababwiye ngo Imana ibamugisha nicyo cy'ingenzi kandi gikomeye. Murakoze. Arakoze Mbeba Kizito. Nk'uko mubizi Kizito hari ibikorwa byinshi yakoze birimo mu byashyizwe cyo guharanira amahoro. Yari afite umuryango witwa KMP, Kizito Mihigo Martin, hari uwuhagarariye, kandi twagira ngo atambuke abika tugendaho n'amagambo avunaguye dore ko muri umwanya wo gucika. Muhaguruke dukore umuhango wo gusezera kuri umuvandimwe wacu. Tugiye kumusezeraho bwa nyuma mu muhango ugaragaza urukundo twari tumufitiye, tukagaragaza kandi ukwemera dufite ko turamusezeraho tuzi aho agiye. Agiye mu biganza by'Imana, agiye hafi ya Kristo. Umuhango ukomeza n'icyizere kuko twizera ko natwe tuzongera kumubona tugasangira nawe umutsindo w'isukamirasani. Twihiganire yo kwemera Imana yacu ko ibyaremwe byose ari ibibereho. Tugiye guhanga umuriro wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu Kizito, dusaba Imana izamukura afite imbaraga y'umukire mu mubare w'abatowe, izamugimurira igihe cy'urubanza kugira ngo namara kuzuba agizwe n'umwenda we wose, maze ategerezwe ibyishimo bidashira.
dawe y'ubutagatifu turagushimira abaye hano n'abapfuye kuko washatse ko umunyakwigendera Kizito aba ari wowe watwidukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe bushuka imbaraga yemeza ko tuzazuka. Nicyo gituma hamwe n'abatwanjije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti nawe ijuru Amen.
Dengan Imana Yesus sejahtera. Kristo hapat lagi ang dapat ng mga kita.